zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza w'imama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari niba hari ukunda bimubwire none niba hari uwakubabaje mubabarire none kuko ejo hahora ejo kuko ejo hatajya hagera igihe cyo nizera intwaro ya mbere ni ukudacika intege kuko hari igihe uhura n'umuntu nyine nk'uko ufite nk'icyo kibazo cy'uko udafite nk'ubwo bushobozi nyine avuga ati uri mu biki ubundi uzagera ku ki urukurishwa n'iki nyine kwirengagiza ibyo ngibyo kuko iyo ukunda ikintu ntabwo wapfa kukirekura. Hello everyone, ikaze kuri Wisdom TV Rwanda. Ndongeye ndagarutse. Nitwa Queen Nkusi. Nige tujye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. No mu biganiro bizakurikiraho byinshi tuzabana. I hope ko tuzabana neza. Nta rungu nzabicisha. So rero ndi kumwe n'umutumirwa yitwa Ami Brandy. Ni umuhanzi. Nibyo bitagenda ariko. Brandy barabimenya nyuma. Umeze neza? Umeze neza. Nga nakubuza ariko twibwire. Okay. Kuba tanzi nitwa Ami Brandy nkaba ndi umuririmbyi. Ndirimba indirimbo zigiye zitandukanye gusa ahanini nibanda kuri Karahanyuze cyangwa Gakondo. Yego. Wahisemo neza. Yarakoze. Ikibazo cya mbere kuki wahisemo kuririmba Gakondo? Nisanze ari zo nkunda kandi nsangamo ubutumwa bwinshi cyane kurusha wenda n'izindi naba numva. Hari icyo zinyigisha nyine hari icyo numvamo. Gakondo ariko ni nziza. Nanjye ngiye kuririmba nuko bitambera nahitamo Gakondo. Uzagerageze. Aha. Uzagerageze gatoya. Naho ndi ntacyo binwa. Nzafatiraho hariya. Brandy kuki umaze igihe kingana gite mu muziki? Ukora umuziki wa Gakondo? Ntabwo ari kinini. Igihe navuga natangiye kubikorera nyine yavateka mbishyireho umutima mbikore nyine mbigiyemo neza. Ni nko muri 2020 nibwo natangiye kwitekerezaho numva ko nabikora. Noneho 2021 gutyo na kabiri tangira kujya nkora nyine mu makwe bakanumira nyine ahantu hagiye hatandukanye nkagenda maririmbo. Ukora mu makwe? Abantu bakurikiye Wisdom TV baguha akazi. Bagomba kukama n'ukuri. Ngenda bizi ndakuza uririmba rero bazashima nyuma. Amaze gushyira hanze indirimbo zingahe cyane nta ndirimbo yanjye ndasohora nkora amakava. Nkora amakava nyine nsubiramo indirimbo z'abakamariza n'izindi nyine nk'izo za Karahanyuze za Gakondo zigiye zitandukanye. Kuki si nta platform ugira ucisha indirimbo zawe? Irahari. Ntabwo uratangira guhimba izawe? Ntabwo ndatangira guhimba izanjye ariko ama platforms arahari. Hose kuri YouTube channel nitwa Ami Brandy, Instagram Ami Brandy, TikTok Ami Brandy nyine hose wanshakira wa searchinga Ami Brandy. Okay. Ese Brandy indirimbo za Gakondo n'indirimbo twita zisanzwe za R&B, hip hop n'ibindi zitandukaniye na Gakondo? Nuko zimwe zitwa hip hop izindi zitwa Gakondo? Nuko nkuko mbitekereza. Ujye bigerageza kuririmba izindi ndirimbo zitari Gakondo? Ama R&B na yakora ntago kuba nyine nkunda Gakondo ari nazo ndirimba kenshi ntago bivuze ko arizo nakora mpaka gusa ko ntashobora no gukora n'izindi gusa nyine n'ama R&B ndanayakunda cyane. Gusa nuko icyo nisangamo cyane ari Gakondo.
rero tugitangira ikiganiro twumvishwe ku ijwi ryawe twumvishe ku ijwi ryawe muri gakondo. urumva warishegeye nashegeye ndabizi ko n'abantu bakurikira Wisdom TV ubu nicyo bari gutekereza. nta kibazo. ngiye kubarimbira indirimbo yitwa Zirikana, nako urayumva. umva zirikana yuko iyi si yacu yameze amenyo, ibyo tubona ubu si byo bya kera, biraturya amano twarumiwe. Zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi, wihangana ubabazwe no kumutegereza, wimama twabashaka kukurya umutima, intambwe umaze gutera nibwo butwari. murakoze. Ndumva nshaka gukora ubukwe ubundi ukandirimbira. ndahari njye rwose. Nuko uri umuhanga. murakoze. uri umuhanga, Imana yo mu ijuru izaguteza imbere. Ego. n'ibiraka byinshi ngumye uturirimbire. abantu bagomba kumpa ibiraka rwose. ugomba rero gutekereza uburyo ugira platform zawe ushyiraho umuziki wawe. platforms zo zirahari, zo zirahari, ahubwo ntago ndakora indirimbo. ntago urajya muri studio ngo usohore indirimbo. ntago ndakora indirimbo yanjye, mvuye indirimbo yanjye nkora amakava nyine ngasubiramo iz'abandi. ariko ushaka kureba ibikorwa byanjye ahantu mbishyira ni kuri Ami Brand, kuri YouTube channel ni Ami Brand, IG Ami Brand, TikTok ni Ami Brand, rwose wahansanga hose. hari na story najyaga mbona ushyira kuri YouTube. ziracyacaho. azi kunkurikirana. njye ndagukurikirana, ndi umufana. mpamvu nkwemera cyane. z'urukundo. ahubwo warahindutse. ntago ukinkurikirana. igitekerezo cyaje gute cyo gukora ziriya story najyaga nzumva abayo Sandrine ari kuzivuga nkumva ni byiza. ndava se uwabigerageza nkareba ko byakunda nanjye. ndabigerageza. mfite na sister wanjye mukuru yambwiraga ukuntu nyine nabishobora cyane, abinshishikariza, anira courage, ndava reka ngerageze ndebe. mbigerageje abantu barazireba cyane pe, mbona bari kuzikunda, nuko nyine natangiye kuzikora. dusubiye inyuma mu muziki gatoya, hari nubwo utaragira indirimbo zawe usohora, hari izo wanditse? zirahari nyinshi. ubu ndabyumva wazanditse kuva segonderi. aho ngaho wabimenye. zo zirahari ahubwo nuko ahandi. Shabrandi, ibikorwa byawe rero ni byiza, ukomerezeho. Thank you. hanyuma se ninde muntu urebereraho muri gakondo? ubundi nyine Kamariza niwe ngenderaho cyane, indirimbo ze ndazikunda cyane. nyine ibikorwa yasize nibyo bintu binyakuraje cyane nyine pe, nyine nkunda indirimbo ze. undi Clarisse Karasira nawe nkunda indirimbo ze. umva ari abo ngabo. abantu bagira indirimbo nziza, nuko ntayo wambaye none ko bigaragara ko ibyo byose ari nziza. nziza. nta kuntu utazikunda. muri uyu muziki usanzwe, muri Afrobeat, R&B, hip hop n'izindi njyana, nabahe bahanzi ufana? abahanzi mfana Aline Sano, ndamwemera nyine ni umuhanga cyane. Bruce Melody, Kenso, ni benshi cyane mfana. yego. ufite iyihe gahunda mu muziki wawe? nta kindi usibye gukora cyane. ni ugukora cyane nyine nkagerageza, nyine sincika intege, kuko numva ari byo byamfasha nyine mu muziki nyine wanjye.
ni ugukora cyane sincika intege ngakora ibishoboka sinenguhe abanshyigikiye. use nukora cyane ukaba umusitari nawe ukisanga muri ya matiku nyine ugabona hirya no hino uzabyitwara mu amatiku ni umuntu yijyanamo. niba byise nayo ngo ni amatiku ariko hari ibintu njye mbona aha n'aha uzabyitwara mu amatiku ni umuntu yijyanamo. ni umuntu ni yijyanamo umuntu wifata akayijyanamo. ariko hari n'igihe utayijyanamo ahubwo ukayisangamo. ibyo bintu ntabwo si wayisangamo gute, ariko icyo gihe ubwo ntabwo ari wowe byaba biriho kuyisangamo, ubwo waba yagushyizemo utayarimo. hari igihe uba wicaye utuje ukora akazi kawe ariko kubera ba bantu bagufitiye sinzi ukuntu nabyita ishyari se urumva ugasanga nibo batumye yajyamo utari ufite na gahunda yo kuyajyamo nawe ukayisangamo ugasanga ukomereje aho abandi barabageze. oya kibi nyine ni uko ukomerezaho, kibi ni ugukomerezaho. urakwama ukigira ngo uyavamo uratuza rwose ukikorera gahunda zawe cyane rwose ukanabashimira. nawe n'ibikora niko bizagenda. yes ariko se buri cyiza si uko umuntu iyo uvuze ibintu biba birebire wanaceceka ubatije ubwo kuvuga cyane bicecetse bageraho bageraho bakabura ibyo bavuga bakabona ko utabitayeho amagambo agashira. amagambo ashira ivuga. ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? nuze se ni YouTube channel, Instagram na TikTok byonyine. witwa Ami Brand. turaza kugufollowinga Wisdom TV. ibaze ko mutarabikora. ibaze ko mutarabikora. turaza kubikora I promise. Brandi, hari indirimbo imwe muza ari nesano uzi ngo turirimbire? irahari, hitamo muzi ushaka. wese ubyemeza zose nimba uri umufana bivuga ko inahari. irahari yo ntago yabura. okay. mu buzima twicuza byinshi, ibibi twakoze ni byiza tutakoze, hari amahirwe aza rimwe gusa, ntazongere kuba ukundi. niba hari ukunda bimubwire none, niba hari uwakubabaje mubabarire none, kuko ejo hahora ari ejo, kuko ejo hatajya hagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite, kuko ejo hahora ari ejo, kuko ejo hatajya hagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite. natwawe uririmba neza. watwawe ujya he? natwawe n'ijwi ryawe uririmba neza pe. thank you. ese hari umuntu yiga kuririmba akabishobora? ku Nyundo se ntihari ntiwajya kwiga, ntibajyayo bakiga. oye ubu ntabwo wowe kuko ubizi ntabwo wanyigisha nkabimenya. ntabwo nzi ko ndi umwarimu mwiza, ariko wabimenya ushaka kubyiga wabimenya. ntiriwe njye mu ishuri mwegera umuntu uzi kuririmba akanyigisha. yabikora. nubona umwanya uzambwira. uzanyishyura angahe? nzakwishyura ayo uzakenera, ariko ahwanye n'ubushobozi bwawe. nta kibazo, nzareba aho ubushobozi bwawe bugera. ntabwo tugiye mu kindi gice, question and answer. Queen Mbabariro, tambaza ibibazo. urashaka ngiye gukoza iki? ntabyo nzi, ariko ubaza ibibazo birimo umutima mwiza. ngira umutima mubi. hari ibibazo biba birimo umutima rwose ukavuga ati uyu ni umutima mubi. okay, ngambaza niteguye noneho. ubwo ngiye kubivanga byose, kubaza umutima mubi n'umutima mwiza, ibintu byose. wowe nta kibazo, noneho feel free, baza byose.
umutima mwiza n'umutima mubi ikibazo byose. cya mbere udakoze umuziki n'iki kindi kintu wakora kijyanye na use mvuga ngo kijyanye n'iki kiri hafi y'umuziki. Okay, nakina filime, nabaye umuririmbyi, nakina filime. ugira filime mbara umbwire nka filime zo mu Rwanda nk'ebyiri ureba eshatu cyangwa ebyiri icyo nicyo nuko utagize ireba Andaze ava kwi ndabura wambabarira. nizi nazuzi pe kwiyumva mubwire. Brandine byamunaniye nazari umugati niko yitwa se nayo siblings na around mireka muvuga wese mu okay uzwi ikiganiro kigikomeye ntabwo yigeze akatinga twagiye twebwe twikomeye filime eshatu ureba z'inyarwanda. aha iya mbere ni around me, urumva? iyindi ni siblings, iyindi yitwa umuntu. So urumva udatsinzwe. umuntu filime yitwa umuntu yitwa umuntu. ndumva ngize amatsiko yo kuyireba. Uzayirebe. nizo zindi ndumva ngize amatsiko yo kuzireba. waracikanwe ahubwo. cyakora nanjye izo ndazizi ariko umuntu ntayo nzi. siblings ndayizi. umuntu uzayirebere irimo bnuza shafi niwe wabasha kumenya nyine. shafi niwe. izindi filime ugira ni zahe? ntazi. oya nyakoreya ndazikunda cyane cyane cyane. icya kabiri baguhitishijemo guhura na his excellence na madamu we no umwe muri bo wahitamo undi umwe muri bo. Paul Kagame. kubera iki? kuki utahitamo madamu ugahitamo we? so mbwenguki mba numva nyine navasa ariwe nyotewe cyane. niwe nakwifuza nyine nta sinzi nta mpamvu nyine ifatika navuga gusa niwe numva ko ariwe twahura yanamfasha no kugera kuri madamu. none se ufite boyfriend oya wagira boyfriend muhuje umwuga wabikunda? duhuje umwuga byakunda byakunda kuko nese ni ibintu utamenya ukuntu byikora. ntabwo nshobora kuvuga ngo uriya ngo wapi byakunda kandi gusobanura byinshi. Imana izabiguhe. sibyo byiza se ubundi byaba byiza kuruta kuba undi yaba akora iki kidahagize ahantu gihura na gato n'akazi ukora. oya buri kimwe cyose kigira icyiza n'ikibi ntawamenya. hari igihe ushobora guhurira n'uwo ngo mudahuje nyine ugasanga guhaye amahoro no kurushaho muhuje. ariko rati nanone ntawamenya kuba baba bahuje bifite ikintu nyine ukuntu bitagenda neza. igihe mwagonganiramo byose nyine. nanjye nahitamo kuba tutaduhuje akazi. mudahuje kubera iki? ko ari byo Brandine ikindi kibazo hagize umuntu ukubuza kureka gukora umuziki wabyumva nk'umubyeyi wawe cyangwa se ufite n'umugabo akabikubuza wabikora? wabyemera? umuntu ubundi ajya kukubuza ikintu hari impamvu. hari ibintu yambwira wenda byatuma. nta mpamvu n'imwe ihari. arakubwira uti njye ntabwo bishimishije
ntago kuba ukora umuziki mbishaka wenda ajya gukina filime njya gucuruza icyo ari cyo cyose umubyeyi wawe cyangwa umutware wawe impamvu mvuze abo ngabo ni uko nta njye ku rundi ruhande ari nkanjye ntago undi muntu yambuza gukora ikintu ndeke kugikora ariko umwe muri abo ngabo yabimbuza nkabireka that's why nanjye ngubajije umubyeyi abo ngabo. Okay, umugabo wanjye umugabo wawe ubaye umufite cyangwa mama wawe cyangwa papa wawe, abo bantu bose byaterwa n'ukuntu tubanye, bose tumeze neza nyine tuganira ibintu ari sawa nyine twabiganiraho byakunda, bishobora byakunda kuko ntabwo haba hari ibintu bibiri. Wavuze ngo udakoze umuziki wakora iki? Bari ibindi bintu umuntu yakora wenda nyine hari n'impamvu nyine nakubwira, hari impamvu aba akubwiye gutyo, hari yakubwira ukabyumva nyine wenda mukaganira amahoro agataha. Kandi urasenga? Yego. Usengera he? Ndi umwadeperi. Ntabwo uri umwadeperi. Ugende kuki? Ntabwo mbizi nimba ari we, ariko njye uko nkubibona ntabwo uri umwadeperi. Kubera iki nyine? Njye abadeperi ukuntu abadeperi ubabona mu nyine physically ntabwo ariko umeze. Ariko umeze. Okay, mama wanjye ni umwadeperi, nsengera nyine aho mama asengera, ni ukujyayo nyine ngasenga. Ariko none nakubwira ngo niho nsengera. Ntabwo uri umukristo w'abadeperi wo muri adeperi. Gute? Wenda nta nshingano nakoramo wenda ku giti cyawe urumva, ahubwo bibaye ngombwa ko ujya gusenga niho nsengera muri adeperi. Ibyo ngibyo birumvikana kuko umukristo muri adeperi ariko ndiwe ubu aka kanya uri guhimbaza Imana. Ese nta ndirimbo yo guhimbaza Imana uzi ubundi waturirimbiye? Ndebe indirimbo mbaririmbira yo guhimbaza Imana. Turirimbira aho nanjye ndagufasha. Jehova wendaje iwawe niho nturiza, kwigenga biranze genga ibyanjye nanjye, ngeze iwawe ndaruhutse Adonaye. Amena. Tugeze mu mwuka. Ndahimbaje. Njyewe nawe himbaza inyuma ya mikoro nimba ndi wicaye ndabikora inyuma ya mikoro ngenda zo kuririmbira naye ndi basabwe zo guhimbaza ndazizi nyinshi nyine no cyane cyane za Vesna Dorcas ntabwo ko ndirimba yawe ntazi ndaririmba rero wakomeye kwiririmba ndaririmba nituva hano wowe se kumbwira kuri voice note uze kunyakira kuri WhatsApp ndayigwa kuri voice note. Ntabwo mbyizeye nta kibazo, reka mbyizere. Wakoze indirimbo yo guhimbaza, yo kuramya no guhimbaza Imana. Kweki ari yumbwiye Nuko nabyo bishoboye. Kuki utambwiye aya ntago ugeze ubimbwira ngo wazakoze indirimbo isanzwe nyine? Impamvu ufakasinga cyane kuri iyo indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ni zimwe mu ndirimbo zitwegereza Imana. Wowe ubwawe ushobora no kuba utasenze ugasengera mu ndirimbo bigakunda. Bibaho? Hari indirimbo nyinshi ziba zirimo amagambo atuma wegerana n'Imana cyane, ariko umbwire buryo ki ndi bujye kuririmba za ndirimbo, umbwire buryo ki ndi bwegerane n'Imana ntabwo byakunda. Ariko indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana niyo utafata ngo umwanya ngo usenge usibye ko ari ngombwa cyane, wegerana n'Imana ukumva rwose urayegereye cyane. Ubwo rero niyo mpamvu ngwitiyemo ngo wazadukoreye indirimbo yo kuramya no guhimbaza, nzaguhakoramo. Nzaguhakoramo. Murakoze cyane rwose. Murakoze gushima. Mva nzayikora
nako tuzayikora ko ni collab nubona umwanya ni collab nzandikana ko uzaririmba si collab se byose bana yanjye ni mufatanyabikorwa ra nta kibazo Brandi wasoje kwiga oya ndakiga muri kaminuza uzadutumire no graduating abana muri iyi minsi hari graduation nyinshi njye nzabatumira rwose nzadutumira ntago ari hafi nk'umuryango mugari wa Wisdom tuzi kugushyigikira tuzi kubana nawe turye kumwe duhimbaza Imana si icyo umbwiriza rwose ku munsi usenga kangahe Brandi nsenga ngiye kurya ngiye no kuryama ari ushaka ko ugiye kurya usenga ntago wenda niyo ntavuga ngo ndasenze ngo igihe kinini ndava basi Imana byuze uyu manure nyine ndabizirikana ndabikora pe uko nshoboye rwose sinzi impamvu ndabyemeye wewe kujya muri church ryari ku cyumweru cyeje ubundi last ku cyumweru usengera he ngo nzaze kugusura nsengera kuri ADPR igikondo kuri ADPR gusura nari nkubeshye ariko wumve kubera iki kwimbwira impamvu jewe uzima ADPR ikintu kituma ntajya gusengera gusa ugiye gutuma njye ni komidini ry'abandi kandi oya vuga urumva ntago muri ADPR imyemerere yaho ni myiza pe ntago ngiye kuyigera ariko hari ukuntu bagusaba kugenda nyine uko bagena ari kugenda kandi hari amatorero aguha uburenganzira bwawe bwose ayo nanjye niyo nsengera amasimba we uburenganzira Brandi umbwiza ukuri kw'Imana ujye gusenga ku cyumweru wari wambaye iki nashe nambaye ipantaro yego ese basi sinsutse nibabikora byose nyine sinjya yose ndasenga wenda icyo utakora ni ukujya mu nshingano zaho ngo ujye muri korali ngo ube umudiyakoni ngo ugire iki ariko ibindi kujya gusenga ugataha it's okay nta kindi bakubaza ko wemerewe kujya numvaga utemerewe kujya muri church yabo wambaye ipantaro rero niyo mpamvu nari mvuze ngo ntago najyayo ariko babaye babyemera najyayo barabyemera nase ko njyewe meze uku nguku nyine imisatsi n'ibiki byose nta kindi rero be protocol oya byo ntago byakunda nyine abajemo ya mategeko watinyaga Brandi turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nihe nama waha abana bakiri bato bakunda kuririmba babana noneho badafite ubushobozi bwo kuba bagira icyo bakora muri iyo mpano bafite nyine ari ukwicarana nayo mu rugo kugeza igihe Imana izakorera ibitangaza sibyo ko n'ubu yabikora cyangwa n'ikindi gihe ikabikora ariko nihe nama wabaha uburyo babyitwaramo kugira ngo bagere aho bashaka kugera ubundi njyewe icyo nizera intwaro ya mbere ni ukudacika intege kuko hari igihe uhura n'umuntu nyine kuko ufite nk'icyo kibazo cy'uko udafite nk'ubwo bushobozi nyine akubwira ati uri mu biki ubundi uzagera ku ki ukurishwa n'iki nyine kwirengagiza ibyo ngibyo kuko iyo ukunda ikintu ntabwo wapfa kukirekura kuko niba babikunze ntibazacika intege bajye bakomeza bagerageze ntabwo umenya umugisha wawe uturutse ibintu birikora ukabona birabaye cyangwa nuko ukora cyane ntucike intege ibindi bintu byose bicamo ese wowe nizihe challenge wahuye nazo nyine ni nk'ibyo byose ukaba udafite nk'ubushobozi bwo gukora ikintu ukaba hari ikintu ufite mu mutwe nyine ubona cyiza wageza ku bantu ukabura ubwo bushobozi bwo kukibereka ukabura uko ugaragara nyine gutyo ukerekana nyine ntucike intege ukagerageza ibyo bibazo byose umuntu ahura nabyo ariko ukagerageza ugenda nyine ugenda ugaragara uzamuka ntabwo ubura ntabwo umenya uko bigenze se wumva wabireka yego ntaho uragera ushaka kugera ariko aho watangiriye n'aho ugeze hari igihe wari wumva wabireka oya ahubwo njyewe nkora bireshya n'aho ngeze nkagerageza nyine nkagenda wenda ntabwo ngira inyota ngo mvuge ngo ndashaka gusimbuka ngo mpite ngera hahandi ahubwo ndakora umusaruro nyine bibyaye akabongo nkawishimira nkagenda nkomeza gutyo ariko
ntabwo ndagera igihe cyo kuvuga ngo mbivuyemo kuko ntacyo nakoze cyane nyine ngo nisaze mu mutwe ngo nshake kugera ku birenze ngo byange burundu. Ntabwo ndagerageza ngakora nyine ibyo mbashije kugeraho, ibije bikaza, ubwo ibitaraza bizaza cyangwa bizagende nyine uko nguko. I wish you all the best. Imana izaguye kugeraho wifuza kugera. Thank you. Nyine no umbwiye gusenga, mu gihe uri gusenga ujya wibuka gushyira impano yawe imbere y'Imana. N'abandi batoya, buri wese ufite impano mu buryo bwe, yego ntazacike intege wa mugani, azasenge akore cyane, maybe ejo byakunda. Kimwe nuko byakanga nabyo bijya biba, ari byo byanga, ariko nanone ntuzahe umuntu umwanya uguca intege, ugusubiza hasi, ngo aguce urwaho, ahubwo uti ntabwo bishoboka nawe koko wumve ko bidashoboka. Icya mbere ni ukugira icyizere, sibyo? Nanjye ndaza gushaka impano mfite nyibyaza umusaruro, azi beshya agira umuntu uca intege. Aho ngo ntabwo abaho, nako azaba ari umwana mubi, sibyo rata? Brandy, niki se watubwira noneho natwe dusoza twikomereza? Icyo navuga, ndabashimira mwebwe mwangiriye icyizere mukantumira, iby'agaciro nyine, ndashimira n'abantu bose banshyigikira, bankurikirana, nyine baba bahari ku bwanjye banshyigikira. Ndabashimira nyine, mbasezeranya ko nazabahemukira, mbasaba gukomeza kunshyigikira nkatera imbere mu byo nkora byose, bankurikirana ku ma platforms yanjye atandukanye nyine, uko nabwiye ko nitwa Mibrand, hano hose hagiye hatandukanye, YouTube channel, TikTok, Instagram. Bagukurikire kuri YouTube yitwa Mibrand, kuri Instagram niko yitwa Mibrand, kuri TikTok mumukurikirane, mumufollowinge, mukore subscribe. Agira inkuru nziza zica kuri YouTube channel ye nziza pe z'urukundo, nawe uzamuha iyawe niwifuza kuyishyira. Oya nibazime uzamwandikira inbox kuri Instagram ye, umuha inkuru yawe, ubundi akwereka ugahabera akaga. So rero mwakoze cyane kubana natwe, tuzahure n'ejo, sibyo? Murakoze.